Reka ntangire mpa ikaze uje hano kuri Maxwell TV bwa mbere, nguhaye ikaze kandi wowe udasiba gusura Maxwell TV, nawe wamaze gukora subscribe, nguhaye ikaze kandi ngushimiye by'umwihariko. Nongeye gushimira kandi nawe ugiye gukandaho n'amasegonda makeya, kanda kuri subscribe hanyuma ujye mu muryango mugari w'abagize Maxwell TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu, muri video zacu, mu masomo ya buri munsi. Muri video y'uno munsi rero hari ikintu nabazaniye. Icyo kintu nabazaniye tugitangiye gutyo. Ntangiranye ikibazo kibaza kiti ese ufite imyaka ingahe? Ntabwo ari ngombwa ngo unsubize, weho bitekereze ubimenye. Hanyuma nurangiza unsubize ugira uti ese kuva wabaho, imyaka yose waba ufite, akazi kose waba ukora, aho waba utuye hose, mbese icyiciro cyose waba ubarizwamo, aho wagendeye, aho watembereye, waba warigeze umuntu ubona ko ari mwiza koko ukumva uramwishimiye? Nimvuga ubwiza ntiwumve isura cyangwa se ntiwumve uburanga. Umuntu mwiza, umuntu w'inyangamugayo, umuntu ufite imico myiza, witwara neza, uwo muntu waba warigeze umubona? Ese nimba waramubonye, wabonye ubuzima bwe bumeze bute? Wabashije kumwitegereza, ureba iterambere rye, ureba uko azamuka, ndetse ugeze ubasha kumugereranya na wa wundi uvuga ko atari mwiza? Niba ujya kuvuga ngo uyu muntu ni mwiza, nuko hari undi umugereranya nawe uvuga ko atari mwiza. Reka dufate urugero, umuntu w'inyangamugayo. Iyo kuvuga ko umuntu ari inyangamugayo kuko hirya hari undi ubona utari inyangamugayo. Abo bantu babiri ugeze ugereranya iterambere ryabo, ugeze ugereranya ubuzima bwabo mu mibereho yabo, ubona ukuntu bimeze. Byanze bikunze rero warabibonye. Ube ukiri umwana ku kigero cyawe warabibonye, uba usheshe akanguhe warabibonye, ndetse aho waba umaze no kumenya byinshi cyane byerekeye kuri iyo ngingo. None ikindi kibazo cyo muze kugenda muri komenti mwandikemo, mutubwire, mudusangize ibitekerezo byanyu. Kubera iki abantu beza, kubera iki abantu b'inyangamugayo bakunda kubabara cyane? Icyo ni ikibazo twibajije, by'umwihariko njyewe ubwanjye narakibajije, ndetse ngerageza no gushakisha ibisubizo byacyo, aho nabashaga kugenda nitegereza, kugira abo tuganira, nkababaza ibibazo bakansubiza, ndetse mbese ahantu tugenda dutembera amakuru aboneka mu buryo bwinshi. Ushobora gusoma, ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga, ibitekerezo bikabonekaho ku bwinshi. Hari ibyo nabonye rero, hari ibyo nabonye bigaragaza cyangwa se byerekana impamvu nyirizina aba bantu, uyu muntu mwiza, uyu muntu w'inyangamugayo akunze kubaho ubuzima burimo akababaro. Ndetse nawe uri kunyumva kano kanya ushobora kuba uri umwe muri aba ngaba. Ukabona umuntu ni ikihebe, umuntu mbese arabangama mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ukabona iterambere rye ririhuta cyane. Ku rundi ruhande ukabona undi mbese n'umwe bavuga ngo n'inyoni ntayakura, aritonda, ntiwamusaba ubufasha ngo abukwime, ntiwamukenera ngo umubure, buri kimwe cyose ni nta makemwa. Ariko umuntu nawe wajya kumureba ugasanga mu mibereho ye ahora agorwa, ahora mu bibazo, ahora mu marira, ahora mu maganya. Impamvu ibitera ni iyihe? Ese ni ubujiji? Ni ubuswa? Ni iki? Ntabwo uyu muntu ari ubugoryi, oya, ntabwo ari intege nke ze, ntabwo ari umunebwe, oya, nta nubwo bivuze yuko nta bwenge agira. Uyu muntu afite ubwenge, ahubwo biterwa n'iki? Mbere yuko mbasangiza rero, mugende muri komenti namwe mwandikemo impamvu mubona, hanyuma tubashe kugenda dusangira ibitekerezo, dusangire experience,
mbese ntabwo ibyo mfite byonyine bihagije, reka tube ariko tubyumva. Hari ibyo mfite nzanye aha ngaha, ariko nawe hari ibyo ufite ubona, utekereza, wumva cyangwa se wasomye, hanyuma dusangire amakuru. Impamvu ya mbere rero itera biriya bintu ni uko uyu muntu tubona ko ari mwiza, uyu muntu w'inyangamugayo, yitanga atizigamye, aritanga mu bikorwa runaka, aritanga mbese uyu muntu akunda ibintu by'ukuri, ibintu biciye mu kuri arabikunda. Niba ari ukuvuga avugisha ukuri, niba ari iby'abajijwe avugisha ukuri. Akenshi na kenshi abadakunda ukuri baranabimuhora, ugasanga barabimwangira cyangwa se bagakora impamvu ituma bashaka kumucecekesha kugira ngo ntavuge. Gusa nanone ku rundi ruhande, uyu muntu kubera ukuntu avugisha ukuri, kubera ukuntu akunda ibintu biciye mu mucyo, akunda kwizera abantu cyane. Uku kubizera rero bigatuma ashobora no kuba yagambanirwa, bakamushuka mu bintu runaka, akizera ko ari ukuri, cyangwa se akizera ko inzira bamuyoboramo ari inzira nziza, nyamara akisanga ari inzira imujyana mu mutego, ijya kumuroha. Uyu muntu rero yabeshywe cyangwa se iyo yahemukiwe, bimuca intege cyane kandi bikamukora ku mutima. Niyo mpamvu usanga amarangamutima ye yarangiritse cyane, ahora ababaye, ahora aganya, cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga, nta cyizere yongera kugirira umuntu iyo yamuhemukiye. Kubera ko rero abatagize umuntu ahemukira, kumva nyine nta kibazo, nta muntu yagambanira, nta muntu yagiraho umugambi mubi, uyu muntu ahora yizera cyane. Ugahita wibaza ngo ese iki cyizere gituruka hehe? Ni impamvu ki ituma iki cyizere kigira? Kukiyizera abantu bose, kukiyumva, mbese kukiyumva abantu ari beza. Uyu muntu impamvu ibitera, ari nayo mpamvu ya kabiri ituma ahora ababaye, abatekereza ko abantu bose ari nkawe. Ni impamvu ya kabiri, ahora atekereza ko abantu bose ari nkawe. Niba ari inyangamugayo, aba yumva ko n'abandi ari inyangamugayo, nyamara mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Babona nimba atabeshya, n'abandi ntabwo babeshya, cyangwa se aba yumva badagakwiye kuba babeshya. Niba adahemuka, yumva ko n'abandi badahemuka, ariko ntabwo isa ariko ikora. Nawe ubwawe uri kunyumva aha ngaha urabizi ko tujya tuvuga ngo this world no balance, si byose? Iyi si nta heza hayo, cyangwa se nta nyiturano igira. Bikomoka he? Biva he? Ni uko umuntu wagiriye abandi neza atari bo bayimwitura. Birangira uwo wagiriye neza akenshi na kenshi aguhemukiye kubw'impamvu ABCD. Ibi ntabwo bikuraho ko hari abo ugirira neza, iyo neza ubagiriye bakazayikwitura, ikazakugarukira. Ariko percentage nini ni uko ibyiza wakoreye umuntu atari ubikwitura. Akenshi na kenshi birangira akwituye nabi, cyangwa se akanicecekera, akanakwihora, ntagire icyo akwitura, ahubwo ibyo bindi ukazabyiturwa n'abandi, kandi mu bundi buryo nyine. Banza ari na hahandi hakomoka bya bindi tuvuga ngo gira neza wigendere. Kubera icyo ugira neza ukigendera uhagumye byagenda bite? Mutubwire. Gira neza wigendere. Kuki ugira neza ukigendera? Kuki utahaguma? Bivuze yuko rero uwo muntu wagiriye neza ashobora no kutakwitura ya neza yawe, ahubwo ukazayiturwa n'undi. Uyu muntu we ntabwo aba atekereza ibyo bintu rero, kubera ko aba yumva ko niba atabeshya, aba yumva ko nyine n'abandi batabeshya. Iyo abashe kubeshywa rero, iyo abashwe guhemukirwa, ibintu birahinduka. Arahungabana ku rwego rukomeye, agatakaza icyizere mu buryo bukabije, ku rwego ashobora no kuba yahunga abantu akajya kwibera mu isi ya wenyine. Hari n'ahantu ushobora gusanga yagize atya akaba yaniyahura akiyambura ubuzima.
kubera ko yatengushywe ku buryo bukabije. Indi mpamvu ya gatatu rero ni uko ibintu byinshi abyegereza umutima cyane. Niba ari inama mugiye ayegereza umutima, niba ari umugambi mwagiye awegereza umutima, mbese gahunda mwahanye aba ayifite ku mutima, agahora ashaka nyine kugera kuri ya ntego mwihaye. Nta bintu byo gukina, aba yumva ko ibintu nta mikino irimo, ibintu byose abifata seriye, aba ari serious mu bintu byose. Amagambo mwavuganye arayazirikana, nimba ari byo yakwemereye arabizirikana, niba ari byo wamwemereye nuko bifata. Iyo birangiye umubeshye rero ibyo wamwemereye ntubimuhe, biramubabaza cyane, amarangamutima ye arahangirikira. Amarangamutima yarahangirikira ku rwego rwo hejuru, hahandi n'imyitwarire ye ihinduka. Nimba yajyaga gusuhuza akakwihorera ntagusuhuze kubera yuko yabonye ko uri umubeshyi. Nimba ari gahunda mwahanye ukayica, aho mwari guhurira ntimuhahurire, se mwari guhurira ntimuhahurire, nyamara we yabizirikanye, birangira rero bimubabaje, iyo gahunda ntimwongere kuyigirana. Uwo muntu ni uko nguko aba ameze. Icyizere cyose wamuha abifata nk'ukuri, ntajya yumva ko uri bumubeshye kuko azi ko nawe atabeshya. Ntabwo aba ashobora kuba yagutenguha, ahubwo aba azi ko nawe utagira ute yari bumutenguhe. Niyo mpamvu rero iyo bigenze gutyo biza kurangira wowe udateye nka we, birangira nyine umubabaje. Biramubabaza, bimutera agahinda kubera yuko buri kantu kose aba agafite ku mutima, mbese akegereza umutima mu magambo make. Bya bindi byose rero abantu bafata nk'utuntu dutoya, we aba yabifashe nk'ibintu binini. Iyo bimugezeho nyine abifata nk'ibintu bikaze, ibintu bya danje. Hanyuma ikindi kintu cya kane gituma abantu b'inyangamugayo, abantu beza, abantu b'indahemuka bakunze kubabara cyane, ni uko baba bataramenyereye guhemukirwa. Aba bantu benshi bateye gutya mu bwana bwabo, mu mikurire yabo, baba bataragiye bakunda guhemukirwa, mbese baba bataragiye bakunda guhura n'abantu babi. Ariyo mpamvu rero iyo bageze igihe bagahura n'abantu babi bibababaza cyane, ndetse bikanabasubiza inyuma, bikabashokinga ku rwego kongera kuzanzamuka bibagora, amarangamutima yabo arahapfira. Abantu babeshya akenshi rero baba barabimenyereye. Abantu bamenyereye guhemuka, iyo bahemukiye nta gitangaza kirimo, ntabwo babyegereza umutima nka wa muntu utarigeze ahemukirwa na rimwe. Bo baba baramaze kumera, sugo nabyita ngo iki, baba bakomeye ku mutima, ntabwo bapfa kwizera buri kimwe cyose. Buri muntu wese bahuye ugize icyo abizeza, baba babizi ko kubabeshya bishoboka, mbese baba bariteguye bihagije, baba bambaye bikwije. Nk'uko yahura nawe akakubeshya, niko nawe mwahura ukamubeshya. Uwo muntu rero ntabwo ateye kimwe na wa wundi wamenyereye ko ibintu byose ari mu kuri. Ngira ngo iyi ngingo irumvikana. Akandi kantu ka gatanu gatuma aba bantu beza gutya bakunda kuba mu buzima bubabaye, ni uko bakunda amahoro kurusha intambara. Ni wa muntu ushobora kuza ugakubita urushyi akakwihorera cyangwa se akigendera kubera ko ni umunyamahoro, ntabwo akeneye kurwana, ntabwo akeneye intugunda, ntabwo akeneye guteza ibibazo. Oya, ntabwo akunda guhangana, ibintu byo kwihorera ntabwo abikunda. Ahubwo aravuga ati reka ngusengere Imana ikubabarire. Aba yumva ibintu byose yabyoroheje, niba umuhemukiye it's okay. Igikomeye ashobora gukora ni ukwitandukanya nawe, ni ukutongera guhura nawe, ni ukutongera gukorana cyangwa kuvugana nawe, ariko nta bindi bibazo bindi yateza, kuko nta nda y'umujinya agira, nta nzika, ibintu byo kwihorera ntabwo bimubamo. Uyu muntu rero ini yabonye hari umuntu urengana, yabonye akarengane,
mbese bimugera ku mutima cyane kandi bikagumaho. Bihinduka igikomere abana igihe cyose, hahandi ashobora kubona akantu kose na kakandi katari gakomeye agahita yibukana bya bindi byo hambere byarangiye. Ukuri rero gukomeye utagomba kwibagirwa, ugomba guhora uzirikana, ni uko umuntu w'inyangamugayo ababara cyane. Ababara cyane kubera iki? Kubera ko akunda cyane, yizera cyane, kandi agateganya ko n'abandi bagomba kubikora nk'uko nawe abikora. Gusa ntabwo birangirira aho ngaho ngo bivuze ngo umuntu ntabwo agomba kuba inyangamugayo, ntabwo ugomba kuba umuntu mwiza, ntugomba kwitwara neza, ntugomba gufasha abandi, gukundana wapi, no, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo ibyo byose ugomba kubikorana ubwenge, just ikinyabupfura kirimo. Ugomba gushyiramo ubwenge, ntabwo abantu bose baba bateye nkawe. Ari nacyo kintu wa muntu ariwe turi kuvugaho aba ari kubura. Just ntabwo abantu bateye kimwe ku rwego njyewe numva ko uko ndi gutekereza ibintu n'abandi ariko babitekereza. Hagomba kuba mu bwitonzi. Ugomba kuba mu bwitonzi, niba ari uwo muhanye gahunda ukamakinga sure ko uwo muntu nyine wumva iyo gahunda ari buyubahirize, atanayubahiriza kandi hakazamo akantu ko kwihangana. Iyo wamaze kwiga abantu, wamaze kubamenya, umenya n'uko ubatwara, umenya n'uko mubana, ukamenya n'imikorere yabo, mbese bigendanye n'uko umaze kubamenya. Nta mpamvu rero guha umutima wawe umuntu wese muhuye ngo umwimariremo, ngo urekure, uramwizeye kuva ari ukundi kumubona, reka nizere ibyo ambwira buriya ni ukuri, why not atakubeshya. Jya wisigira room iri bugufashe nyine kutajya muri ibyo bibazo uri buterwe no kuba watenguhwa n'uwo muntu. Ugomba kwishyira ahantu mu mutuzo, ukemera cyangwa se ugatekereza ko buri muntu wese yaguhemukira, buri wese yagutenguha, buri wese yagushyira mu bibazo bidakwiye. Ugomba kuba kind. Niba uri inyangamugayo, komeza uri inyangamugayo, ariko kandi mu bwenge. So niba tugeranye ahangaha, navuga nti reka mbe nsubikiye ahangaha, ahubwo nawe ubwire muri comment, ese wowe ubona ari iki kindi cyaba kibitera nyuma y'izi point 5, nyuma y'izi mpamvu 5 uhaye zituma abantu benshi b'inyangamugayo bababara cyane. So nibutse ko niba utarakora subscribe, wabanza ugakandaho, hanyuma ugakanda like kuri iyi video, utibagiwe no gusharinga, uyisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kubona izi mpamvu, kandi ntekereza ko zabagirira akamaro, kuko byanze bikunze muri 5 bumvise ibi bintu uzasanga harimo 2-3 byabayeho, kandi byabafasha guhindura imyumvire, bikabafasha no guhindura ubuzima bwabo, bagatera intambwe bakava ku kigero kimwe bakajya ku kindi. Murakoze cyane rero, reka tuzahurire hano kuri Maxwell's TV n'ubundi muri video yacu itaha. Ciao ciao.